iyo mugenze make kware bazanyemo ariko na Libya komeza twumve Libya 1 na Libya 2 muri zone se yajemo muri CAF Confederation. Hakaza Rayon Sport yo mu Rwanda kadede kabira Dakadaha yo muri Dakadaha yo muri Somalia niyo wayimenyesha ndayizi nziza kuri tombora duhere kuri tombora kuko mukanye sita biraba ari ibicika natangiye mvuga nti mutangazaje kuba yobozi abafana abatoza abakinyi b'amakipe ya APR na Rayon Sport bose umutima uraterera ugiye gupima igipimo cyawo tombora ndatombora wasanga umutima wabo uri gutera cyane ngo pingo pango bibaza bati turahera ku yi segonda turahera ku yi none iyo twaheraho yaba ari rwo rupfu rwacu yabikomeye ibi $100 by'amadolari bikaba biranze n'urugendo rw'amatsinda bikanga mukanye rero ni tombora bagomba kumenya nama equipe 62 ari muri Ports urakiresha twese na Champions League ubwo reka tubanza dushireho Ports yabyo mu makipe muri poti yacu rero nidasi tugaragurikamo mu karere tumeze nkaho turi hamwe sibyo urete Vipers yavuyemo dufite muri Champions League Aigle Noir iri muri poti ya mbere Djibouti Telecom iri muri poti iyo ngiyo Insurance Company yo mu gihugu cya Ethiopia Kenya Police irahari nayo muri poti hakaza APR mu Rwanda Mogadishu City Jamus Yijuba ndetse na Marandeki ako nagatebo kambere ntago katombora nasi iyo ni poti ya mbere kama kipe ya nta kigende no class niko bivuga nani classified nani classified teams none se hakaza yitwa JJ muri poti ya kabiri iyo niyo muri Benin yo muri Benin Lahima Burkina Faso Lahimo FC Colombe Sports Cameroon arizo turazirushasha hakaza AS Tampet AS Tampet Central Africa uitwa Fondation Bata Equatorial Guinea AS Manga Sport yo muri Gabon Babiani Golden Stars yo muri Ghana Amaniyo twa igikombe indi buri wabo wabwambwiye ko president wabiringaniza ari Bibiani bya ibiringaniza oya hari akazi wabo yashaka kukigwara cy'ubukamwe ikipe dutongo ariko tuge dutwara nimwe ejo bundi urabyibuka ko cyatwawe na ya indi ya Dauda Samartex uyu munsi gitwaye iriya ejo bundi niba hari kunashaka kubiringaniza kizatwarwa n'iyindi ariko nanjye ibyo bintu nkabikunda najya nzi kuko n'ubundi nanjye zaha mu Rwanda najya nzigabagabanya APR ntago yabintwara nabyo imyaka 6 gutese nuko jya mbiringaniza nzisaranganye uko ndabizi uko zigitwara akaza ikipe yitwa FC Fasel yo muri Liberia akaza ikipe ya mbere Libya n'itsinda ya kabiri Libya biziko sore ebyiri Force Armée yo muri Guinea Niger muri Niger hakaza Est and Lion yo muri Sierra Leone hakaza Rio de Banjul yo muri Gambia hakaza Ice Kala yo muri Togo poti ya kane rero poti ya gatatu niyo tugiyeho hakaza witwa Urite yo muri Angola hakaza Gaborone United muri Botswana hakaza US Zirimaju yo muri Comoros Ice Leopards yo muri Swaziland Congo Brazzaville Leopards ubwo ni andi bafashe champion itarangiye bavuga ati nawe uzasohoka Congo Brazzaville Congo Kinshasa nibirasobanuka hari 1 na 2 nazo zigomba gutomborwa cyabindi bya Vita Club batubwira gasiyo Nsingizini Hospitals Nsingizini yo muri Eswatini ni Eswatini Lioli yo muri Lesotho Erigako Place yo muri Madagascar Silver Striker yo muri Malawi hakaza Serike do Joaim yo muri Mauritania Africa Stars kaza yo muri Namibia Lemo Stars Lemon yo muri Nigeria Kotodol yo muri Seychelles Podnemos yo muri Zambia na Simba Bola nayo muri Zimbabwe nizo ngizo muri poti kandi ndabona ko ufite nyinshi cyane haje amakipe mashya kweri hakaza rero poti ya kane
urumva Oroya Nouadhibou muri Guinea na Jolaf na USM Monastir Senegal yo muri Tunisia. Poti ya gatanu Aisfal, MC Alger, JS Kabylie, Stade Malien. Poti ya gatandatu irimo Ermelec na Stade d'Abidjan. Poti ya karindwi ASEC Mimosa, Orlando Pirates, Petro de Rwanda, Rivers, nizo ngizo. Izindi zishobora kujya no matombora noneho za zindi z'ibigugu zicariyeho ni Arahiri, Mamelodi Sundowns ndetse na mpari nizo ngizo nayo ngayo nakaraka nizo piramide se mugani ziri. Oya no bakubwira bati ama equipe 62 ari registered kuba yatekinga muri iyi round ari abiri aya ngaya nyine yo atazakina iyi second round ni Arahiri na South Africa na ni Mamelodi yo muri South Africa ko kafira bisobanura neza cyane piramide se ko tayo two clubs have received the second round ngo guki akubwira bati with izize second round izize zira zishobora gutomborwa n'izitomborwe zigasigara zantuza se none se ari amakipe 70 na ngahe meza bashyize aheza hari naga ari aratomborwa nayo harahera kuri round za mbere piramide ze nizirimo mu makipe meza ariko izahera kuri round ya mbere ko tubisobanura hanga gafira bisobanura neza cyane rwose ntago ari neza none se bakubwira bati urumva with 62 clubs registered to take part in the round of 64 two clubs have received buys to the second round, Arahili of Egypt and South Africa's Mamelodi Sundowns. Ko numva ari abarabiri gusa cyane asigaye yose yakubwira bati aza ubwo yaba bwaba ari uburyo bushya butandukanye n'ubwari busanga usanga bwarahinduye kana kubwira ati rwose azahora bagende ku cyo twita geographical location hako za Simba none ko ntazo na zile zisoma na none mapote ariko reka tubanze duhera aho ngaho kuko azahura mu buryo bw'akarere atuyemo ibi nibyo bitworohereza nyine dutombora zino kipe twegeranye amara amatsinda turayajyamo taraho nibe ariko nyine none turengana mu matsinda none muzira turi round ya kabiri ubundi irimo za piramide zarahiri reka rije wagira amahirwe ugasanga y'agakipe katoya none wa mugani wa ntago iteka ryose ari gitanyura kuri ayo ngayo nyine amakipe nagahura nagagira amahirwe mwe yo gutomboraho nubwo aperi ubwo nazo rige zirebe ugasanga zarakomeza igatekenika zikaguhunga zimaze kubura kwa komeza nubwo ari aperi nyine yahuye na piramide kabiri ikurikiranye ariko nta none nsihame hari ishobora kugira amahirwe ukagwa ku yindi zizatempete ukabura yitsinze ugakomeza ubwo rero ni tombora wa mukanya gato nkuko kafi nabitangaza preliminary round ni ku itariki 19 ndetse na 21 ukwezi gutaha kwa 9 mu match yo kwishyura tariki 26 na 28 uko kwezi bivuga ngo ni ibyumweru twavuga bine cyangwa se bitatu mbere ko uyu mukino wa mbere ukinwa ubwo rero APRFC mukanya gato ndetse na Rayon Sports ugomba kumenya ama equipe bazahura oya ikigaragara nuko nta ndabona bose nki Ports 1 ya equipe ya iyo Aigle Noir yo mu Burundi Asas Djibouti Telecom Insurance Company zayanga sikomeye ko nazirimo zayanga na Simba nanjye ne Port nazibuzemo ndetse ko dukangara musomye ntabwo twemewe neza rwose kandi biri kuri official website ya naho umwanditsi wabo nawe niyo biri ntabwo yigeze gushyiraho amakipe ngo agiye gukina cane bamukanye batereka reka urabeshya nta wabigutumye ntabwo byibuka yarabyibwiye ntabwo ndasibona uburyo bushya ndi yose azakina nari abiri niyo yonyine kafendi uburyo rona muri Champions League burayi bajya bahindura uburyo ayo yandi ya Port kutayasomye mu dukanga wenda nuko hereka tuze dusubire kuri Kafu na line turebe ariko ubwo buryo bushya Kafu nayo ihora ihindawe nimba na Champions League burya bajya kubikora hashize nk'imyaka 3 babimenyesheje amakipe uburyo hazaza uburyo bushya urabyibuka bya Champions League RTA mu myaka 3 yari ishize bari baramenyesheje amakiri banabyita abanyamuryango ko muri 2024
2025 hazaza formation ya Champions League barayisobanura ariko ibi bya CAF ibaza ibintu byitura ku bantu bagiye gutombora umutoza ntabwo management ari sawa rwose ibyo buranyumvira abantu bakajya gutombora ibintu badasobanukiwe ni nko kukurohaho ikipe niyo mpamvu umupira w'amaguru w'Afurika gutera legend wa Simba obita Abdallah Kibadeni Mputa ndetse na n'uwa Yanga Sande Manara ngo nibo baza ko rwose bari kuyobora ino draw mu kanya gato umukipe wabo ntabwo turi kubona neza ibyabo ariko na Rayon Sport nyine bya Confederation Cup naho reka noneho mwohereze Retier ahere ku nkuru yabyo sibyo ya CAF urumva ivuga ino tombora yabo draw procedure zese procedure za tombora vango ya uriye procedure za tombora zabo kuko izo pots twavuze pots 7 hari amakipe tutari kubonamo utubwire uko bari bubiringanize yohereze ko tugomba ku ngo dushishikajwe nayi wacu ariko nayo yandi nayo nayi wacu nayo yabaye ayiwacu kuva harimo amakipe yacu ubwo natwe turimo nyine ako poti ya mbere ntabwo ari amakipe nyine bavuga ngo hatari cyane yakangwa n'ikipe yo mu Rwanda ngo yakuva nyine ari geographical ko wumvise amakipe arimo nayikangaye soit turatombora yo muri Djibouti soit turatombora yo muri Djibouti cyangwa se utombora yo muri Somalia cyangwa utombore Aigle Noir y'Imakamba urumva cyangwa utombore insurance company yo muri Ethiopia bene ayo makipe muri za Zanzibar zo za Murandege ayo makipe yandi n'ubundi dusanga yandi yo mu karere mu kira kereka nino yahuramo na Yanga keretse Yanga cyangwa Simba zagiza aho ngaho ubwo rero nkuko bigaragaza n'ubundi atubwira ko ari ama equipe 58 yinje muri iyi sezo agiye guhatana niyo batubwira bagasobanura n'ama equipe nyine agiye kuba ahatana bwa mbere n'ubwo ibyo ngibyo by'umuntu atabitindamo cyane no kuvuga ngo equipe izahabwa 100,000 by'amadolari nyuma ya round ya mbere n'urenga round ya mbere ni senkani bakakubwira ati aya ma equipe 58 harimo atandatu bakubwira ati former continental champions and recent finalists have received buys into the second preliminary round based on their CAF club rankings. Ubwo harimo ama equipe aheruka gutwara ibikombe nageze ku mafinali ayo ngayo ahita abona itike iyerekeza kuri round ya kabiri bakanakubwira ayo exempted clubs ayo ma equipe Wydad Athletic Club yo muri Maroc USA Malaysia yo muri Algeria CR Belouizdad yo muri Algeria Zamalek yo mu Misiri Al Masry yo mu Misiri Stellenbosch yo muri South Africa yego kwati aho ni muri Confederation Cup yego hanyuma ubwo bakanakubwira ati the remaining teams have been divided into 3 pots according to their CAF club ranking and geographical proximity, taking into account regional unions such as andi yose asigaye yagabanyijwe muri pote 3 hashingiwe ku turere agenda komokamo bagenda bagaragaza ubwo bivuze ko ibi ngibi byabaye muri Confederations Cup ari nako bigoma no kugera muri Champions League ku ma equipe yagiye agera kuri finali ndetse na ma equipe yatwaye ibyo bikombe nyine ubwo nta 6 byanga byakunda agomba kuba 6 muri Champions League akaba 6 no muri Confederation ko na marushanwa ubwo niyo mpamvu nyine nk'aya ma equipe muri Tanzania wenda mwe tutari kwabona ese Yanga yageze kuri finali nimba ngibuka neza mu misiri yari muri CAF Confederation niyo mpamvu nyine ari muri Champions League nayo umuntu avuga ko ariyo mpamvu wenda Yanga yatarimo ko urabona ko akubwira ko Yanga 6 hagomba kuba harimo 6 atagomba kujya muri round muri sports yego nkeka kariyo mpamvu ubwo reka tuze kubitegereza mu turebe mukanya muri draw turibuze kuba tunabimenya neza byisumbuyeho sivyo ngibyo sibindi tukaza gutangariza abantu ama equipe bazahura nayo
ni ku isaha y'isa sita saa sita rwose ku izi Kigali kuri Azamu ubwo mbonera kuramutsa kwa Jesus ubwo byanze kumvira bari kubyera kwa Jesus niho baje kuyireba ariko nje cyizere ndagifite ko dutombora udukipe tuto tugomba no kurya ibi umva imbere na mbere ibi 100 by'amadolari tubyizere turabibika APR irako agakipe iri butombora irakanoba Rayon Sport akiri butombore irakanoba urumva byaba ari sawa raundi ya kabiri ahubwo ikipe tuzatwiyunyuguza cyo ndakikwishyura twibutsa abantu Pulse APR irimo amakipe arimo twayagarutse ariko harimo Aigle Noir yo mu Burundi, Asas Djibouti Telecom yo muri Djibouti, Insurance Company yo muri Ethiopia, Kenya Police yo muri Kenya, APR FC yo mu Rwanda, Mogadishu City Club yo muri Somalia, Jamus FC Juba yo muri South Sudan na Mulanding ni nazi zigomba gutombora mizo ngizo uvuga ngo ni ikipe zo mu karere ka Seka mu gace ka Seka APR ishobora kujya i Burundi, APR ishobora kujya muri Ethiopia, APR ishobora kujya muri Zanzibar, Somalia, Djibouti cyangwa Sudani y'Epfo na Zanzibar aho ngaho nibo bagomba gutanga nizo zayo muri kano karere nibango poti zindi nabo zino za kabiri nazo turere twaza aho ngaho niko zabarizwamo urumva ku buryo rero iryo jonjora rya mbere noneho second round niho za Yanga umva impamvu iyo bigeze muri round ya kabiri biba binakomeye ama equipe yo mu karere amwe tuvuge nk'urugero nk'ipoti ya mbere ushaka kuvuga ati ama equipe yo muri zone ya Sekafa abasigayemo nziza yabo basigayemo na make yego basigayemo make bavuga ati mwariyemereye basigayemo make ugagusanga wisanzwe kuri ugiye gukubitana niyo muri poti ya gatanu AS FAR cyangwa FC yani karishi imyitozo tungu turasezerera ni karishi imyitozo round ya kabiri narayo nta match yoroha oya ndakoze kezi turazisezerera byaba ari sawa ariko ntago wasuzugura kuko narayo reka tuvuge n'izariyo wenda kugira ngo nabo bataza kuvuga ngo nitwazivuze shaka kuko za poti muri ya mikino wasomaga ntizirimo nimo ni Flambeau de l'Est Flambeau de l'Est y'Uburundi Asport yo muri Djibouti urumva akaza Volta yo muri Dicha yo muri Ethiopia Nairobi United ariko Volta Dicha irakomeye ariko ntabwo wayisuzugura iyo mugenze make kware bazanyemo ariko na Libya komeza twumve Libya 1 na Libya 2 muri zone se yajemo muri Cup Confederation hakaza Rayon Sport yo mu Rwanda kadede kabira Dakadaha yo muri yo muri Somalia niyo wayimenyesha ndayizi nziza hakaza El Merreikh Bantu yo muri Sudan y'Epfo urumva Al Hilal Madeni ya Sudan Madina yo Sudan Madina yo Sudan yego barabona sport ko akomeye cyane Ali Zamalek yo muri Sudan nayo urabizi ko agire ebyiri Singida Black Stars Azam FC Nek FC ababye worera zazamu na Singida mwagira kwareyo azemo kwitonda ariko twari kwirukanza ahubwo cha poti yari irakomeye kwa za Singida mwagigira zasingida mwagigira za kemkemu ya Uganda mwagigira yasoje oya kemkemu ya Zanzibar mwa kibazo ariko nuza Nek ya Uganda ukuntu yubatse Nek twayinova sye Nek za Sudani za Sudani za El Merreikh Binti oya tari senti Binti za Sudani y'Epfo Sudani ya ruguru ya ruguru sitagira champion kandi burya amakipe yawe akomeye ni wageze byagiriye muri Zamalek izo wazinova zawe uziko ari n'ubwa mbere nyumvishe de Kadaha yatsinda rero sport niyo ngere tombore Flambeau de l'Est y'Uburundi ikipe mbi ni Singida na Zamu izindi bagiye yewe na Neke wenda wavuga uwo buryo umupira w'Ubuganda attention ntabwo wapfa kuwusuzugura nk'uwundi ariko gwabonye ngo za KMKM zo muri Zanzibar na KMKM wayibwira uti KMKM nyine Flambeau du Centre y'Uburundi nta kintu yatwara ntacyo yatwara abakanga urumva ko byibiza harimo agasukari hano harimo agasukari byagukagwa nko kuri Singida harimo agasukari attention cyanga azamuka yugwaho warasekaga perera yukuye azamu nubwo yagize abasaza ariko mwagigira Singida uriya yubatse Singida nayo mwagigira ahubwo mutangiye murebe tombora mumenye amakipe yo mu karere muzakina nayo azamu uzasanga mwatomboranye ejo muzakina match amikara
umukino wituvaho ariko ngo uzahura na Azamu washaka Singida match amikari friendly uzahura na Neke washaka Vipers ariko na Yanga yaguhaye igipimo na Yanga izaba yabahaye igipimo nanone bereka urwego rwabo ubwo rero murumva ko kwa APR bitandukanye uko twasekaga bitandukanye no kwa Rayon Sport hari ama equipe ari ranked angana rero muri Confederation ko nayo muri Libya yarabasezereye ubushize muri wavuze ngo ama equipe ari ranked nyine bavuga ati ego harimo Joliba yo muri Mali Jwaneng Galaxy yo muri Botswana Etoile Sportive du Sahel yo muri Tunisia Kaizer Chiefs yo muri South Africa Royal Leopard yo muri Eswatini na AS Otoho ayo ngayo ajya yinyira ugushura akagira agira gutya kagira kandi ko ubwo rero anganaho twa twanagarutse Champions League nubwo kutayisomye yo nabonye itandukanye n'ibi bya CAF uvuga ko zana inkuru nta kibazo ari problème se CAF ihora ivugurura ibintu byayo niba yarabikoze ubushize si kuyongera Champions League ishobora gusanga itandukanye na ntuzi ese icyo twibazaga Simba na Yanga n'ubundi nanjye nazibuze kuko urabona bacyatubwira za zindi ebyiri ukavuga ko se Simba nazo zavugire round ya mbere na bya piramide wabibuze na za piramide nazo zinziko henda zanahera yo ntiwabimenya wenda bifite aho zahera kuko ko piramide ubushize yahereye kandi noneho yaragitwaye kandidata ahera mu ijonjora ese ko bakubwira ama equipe nyine atazakina iyi round bakaguha billion nyine hanjye nicyo cyatuwe amakipe y'ukutuwa narahiri na Mamelodi Sundowns zonyine zo batwereka amakipe 32 azakina Champions League atandukanye na CAF Confederation 58 ubwo turaza kubisobanukirwa nyine bitombora ngibyo rero iby'amakipe yacu azahagarira u Rwanda icyo ategereje ku saa 6 ubwo tuba tumenya tombora uko iza kuba igenda byose ndaza kugenda dukurikirana natwe